icya mbere na mbere kuri noheli ntabwo ariho Yesu yavutse. Ibintu rero byo kwiteza abantu ngo urumva ngo kuri 25 ngo ni ivuka rya Yesu Kristo, keretse nimba ugiye kumwakira bwa mbere nk'umwami n'umukiza wawe, sibyo? Naho ubundi ni ukwibuka yuko imbaraga ze zakandagiye imbaraga z'ibindi bigirwamana byose bishoboka, kandi ko ububasha bwe ari ububasha buhambaye. Icya kabiri, nubwo ubona ibirugo inyuma yanjye, ibi ni imihango. Impamvu ntajya nizihiza noheli cyane bafe, jya gusenga nyine sava. Ubusambanyi bugiye kwihisha ku munsi witiriwe noheli, ubuzi abana bagiye kubura minerivare kubera ababyeyi babo bitwaje iminsi mikuru ya noheli bakajya gusepera, ubuzi ngo zigiye gutandukana ngo kuko umwe atahaye undi impano ya noheli, ubuzi ngo zigiye gutandukana kuko umwe agiye kujyana ikivamvari cyangwa indaya ye mu irogi. N'ubu n'abagore nuko basigaye bameze. Noheli kuri wowe ni iki? Noheli ntabwo ari ibirugo, ntabwo ari inzu ziri kumyasamyasa, ntabwo ari imihanda ikayangana abantu bari gutangamo amapubilisite ngo nuko batatse imihanda. Noheli 25 z'ukwa 12 uza amahano ahabera. Ese ubu ari bw'impanda ivuze? Ni bangahe twasanga Uwiteka ijabijabiro? Ni bangahe impanda ivuze ku munsi twise ngo ni noheli? Nihitiraga umuhindo wa noheli kuri njye rwose wapi. Uza abana bagiye kubabara ngo ntabwo baguriwe utwenda nk'utw'abandi bana babona iruhande rwabo ngo nuko ari noheli. Muzareba abayisilamu mu minsi mikuru yabo barafatanya, barasangira, baradutumira. Ese ubu watumiye abayisilamu bangahe? Nanjye nzaba ndi mu kazi da, muze kunyumva mu gitaramo cya noheli ndaba mari ku bwanyu. Ariko se twatumiye abayisilamu bangahe ko badusepeza ku nyama, badusepeza ku muceri, tukaza tukitandira, reka tukabasara marikumu, tukaba ba Hadija na ba Hajati n'abandi. Abo bayisilamu twatumiye ni bangahe? Tureka abayisilamu, abadasenga twatumiye kugira ngo tuberere imbuto ni bangahe? Tureka abadasenga. Iyo usohotse kuri noheli ukirukanka nk'aho mwaye muri kumwe mu rusengero cyangwa mu kiliziya wamwiciye, ukamuhitaho ku muhanda uzunguza Bibiliya n'akingini n'ijipo ya nzakagendana, udashobora no kubwira umuntu ubona ko muri no mu nzira imwe muvanye gusenga cyangwa mujyanye gusenga, kagenda wirukanka nk'aho wagira ngo hari umwanya urimo diya mugiye gutanguranwa, utanamubwira ngo noheli nziza. Burya uba wumva uri mu biki kandi ngo uri kwizihiza noheli? Umuntu muri kumwe muri korari utashoboye kubona amafaranga ya uniforme mwayimuhaye? Cyokora noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Niba utarakira Yesu Kristo mwakire, uko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ariko ntumwitirire umunsi wo kuri 25 z'ukwa 12. Ni kumwe abatazi igihe bavukiye bababwiye bose murangamuntu handitsemo ko ari ku ya mbere z'ukwa mbere, byibuza bagira aho babarizwa. Ariko muzamenye amateka ya 25 z'ukwa 12. Kwanza Yesu nimba ntibeshye umenye ngo yaravutse mu kwa kabiri nkanjye, tariki niyo ntazi.
wasanga yaravuze kuri 25 nkanjye simbizi no kumushyiraho itariki. Ariko rero twizihize Noheli tuzi ibyo turimo. Noheli si ukuvuka kwa Yesu Kristo. Ubu koko Yesu Kristo igihe yakuvukiye cyetse nimba umusigaranye ku rurimi gusa ariko atari mu buzima bwawe, aho birumvikana. Ariko niba Noheli wibuka ahubwo umubano wawe na Yesu Kristo, erera n'abandi imbuto noneho bamumenye. Ubu ni mu gicuku, ariko bababwira abagiye kujya mu ntara batorotse imiryango bagiye ngo muri Noheli, kurya Noheli, kwinezeza mu mafuti. Mana yanjye uko ngenda saza ibintu bya Noheli biri kuncanga pe. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, ndabakunda Imana ikandusha. Hasta la vista.